Nibo baba bari hasi bashinzwe kunganira ubuyobozi bw'ibanze cyane cyane uturere mu gucunga umutekano. Tutarahugurwa hariho ibyo twakoraga ntago ari byose, hariho ibyo twakoraga ugasanga hari uburenganzira bwa muntu bwirengagijwe. Nkuko twari twabigarutseho dutangira amahugurwa, twari twavuze ko bizongera karite cyangwa se imikorere myiza y'abari Dasso. Ni na byiza ko bahugurwa ku bijyanye n'amategeko. Nibo baba bari hasi bashinzwe kunganira ubuyobozi bw'ibanze cyane cyane uturere mu gucunga umutekano. So rero niho bahura n'abantu basanzwe barabo twita hanze biti ndaya, baba ari babana bwa burenganzira bw'abana. So rero iyo badahuguwe neza usanga aribo bahinduka ikibazo aho kugira ngo babe igisubizo. So rero amahugurwa azabafasha kugira ngo bongere ubumenyi bari bafite mu gukora neza inshingano zabo. Mu kazi dukora ka buri munsi ni byiza ko gakorwa kakarushaho no kunoga, ariko hubahirizwa amategeko ajyana n'uburenganzira bwa muntu. Yewe mboneraho no gushimira uyu muryango wa HDI ko waduhuguye kugira ngo turusheho gukora neza, turusheho kunoza akazi dushinzwe, ariko hubahirizwa aya mategeko y'uburenganzira bwa muntu. Tutarahugurwa hariho ibyo twakoraga ntago ari byose, hariho ibyo twakoraga ugasanga hari uburenganzira bwa muntu bwirengagijwe, ariko ntitubujijwe gukora akazi. Amahugurwa twahawe ntitwigeze tubuzwa gukora akazi, ariko twasabwe cyangwa se amahugurwa icyo tugaragarije turasabwa gukora akazi, ariko twubahiriza n'aya mategeko ajyana n'uburenganzira bwa muntu. Rero ubwo si ukuvuga ko bitubahirizwaga totaloma, ahubwo ahirengagizwaga. Ubu nicyo aya mategeko twize agiye kuziba icyuho. Aya mahugurwa aje twari tuyakeneye kuko hari byinshi aduhuguye tutari tuzi, hari ibyo twakoraga kubera kutamenya bijyanye no gukemura ibibazo by'abaturage, ariko twahuguwe ibijyanye n'amategeko, uburenganzira bwa muntu. Mu by'ukuri hari byinshi bizatuma duhindura mu mikorere twakoraga, tugakora serivisi zijyanye n'ibyo twize. Turashima cyane kuba noneho mwarenze guhugura abakozi basanzwe muri serivisi zitandukanye mukagera no ku rwego rw'umutekano, kuko buriya kugira umutekano ni bumwe mu burenganzira bw'Abanyarwanda. Kuba rero abashinzwe umutekano buriya bahura n'ibyiciro bitandukanye by'abaturage, byaba abana, abakuze, abarwaye, intege zaba ari nkeya cyangwa se uworoheje n'ukomeye, buri cyiciro cyose bahura nabo. Iyo rero bamaze guhugurwa bagahabwa ubumenyi bw'ibanze ku burenganzira bwa buri muntu n'uwo bagiye gufasha, aho batabaye cyangwa se ubatabaje, bamenya uburyo bagenda bafasha buri muntu ntawe bahutaje, ariko buri rwego rwose umuntu arimo uburenganzira bwe bukubahirizwa. Ni igikorwa cyiza rero kuko dufatanya muri byinshi. Kuba mwaraduhuguye nk'abakozi b'inzego z'ibanze mukamwongereho urwego rw'umutekano, dufatanye umunsi ku wundi, tuzajya turushaho gukorana neza no guhanahana amakuru kugira ngo ibyo dukora byose tubikora ariko n'uburenganzira bwa muntu twabwubahirije.